Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye The Bridge TV Show, nanagushimira ko ukomeza kudukurikirana by'umwihariko abantu bakoze subscribe, mushimira cyane kuko wakoze umurimo ukomeye. Nanakwibutsa aho utarayikora kugira ngo uyikore, kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze cyangwa amakuru tuba tugenda tubaha buri munsi, by'umwihariko atugeza ku iterambere cyangwa atwereka urugendo rwatugeza ku iterambere, ajya kugereraho ku gihe. Buri munsi ni ukwiga, kandi kwiga ni uguhozaho. Ni buri munsi rero ubu ngubu noneho agezweho ikintu kivuga ngo kugira ngo kiri ikintu ugeraho cyangwa kugira ngo ubone inzira ikugeza ku iterambere, bisa nkaho ari urufunguzo ubanza gusaba cyangwa password yinjira ahantu. Biragoye kugira ngo wowe ubwawe uzafate inzira uri wenyine cyangwa nta makuru ufite wijyana uzigeze ku iterambere. Iyo password rero dukenera cyangwa urwo rufunguzo ni aya masomo tugenda twiga buri munsi, tujya hirya no hino, yaba kuri tele, yaba abagezeyo, yaba ari amakuru dukura hirya no hino, ariko ukaba ufite isoko y'icyo ukuraho amakuru cyangwa ukuraho imbaraga zo kugira ngo utere imbere, ugere ku iterambere ryawe. Icyo tuba tuhabere rero kugira ngo tujye hirya no hino dushake amakuru, ndetse n'ikintu cyakwemeza kuko gutera imbere bishoboka, biracyashoboka cyane. Niyo waba wumva ko udashoboye, ariko icyo tuba tuhabere kugira ngo tukumvishe ko n'abandi babigezeho, kuko buriya kwiga ni ukwigana kandi ukanahozaho. Uyu munsi rero n'ubundi nicyo kiba cyatuzanye kugira ngo dukomeze duhane amakuru. Si ibintu bimeze gute hanze, ase ni gute twakwitwara. By'umwihariko twebwe ikintu tuza kwiga aha ngaha ni imyitwarire wakagombye kugira, ni ubwenge wakagombye kwiga kugira ngo ugire icyo ugeraho, ni inama z'abandi, ndetse no kugumya guhozaho kugira ngo rya terambere dushaka buri muntu wese uryifuza, n'ibyo tuba kwifuza mu buzima bwacu twese, kugira ngo urigereho bitakuvunnye. Tubwirane inzira cyangwa dusharingane uko twagiye tubigenza. Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku kintu cyitwa, abantu benshi bakunda kuvuga ngo ese kugirwa inama cyangwa kuba wasaba umuntu inama cyangwa ibitekerezo mbere y'uko ukomeza inzira wari urimo, cyangwa ukagira ubufasha ariko by'umwihariko bw'inama umusaba ku nzira uri kugendamo cyangwa ku kintu uri gutegura. Ashaka kuvuga ati wenda nshaka kuzakora iki kintu, nshaka kuziga iki, nshaka kuzatumiza ibi bintu nanjye ndebe ko byazaneza imbere mu buryo bwo kubicuruza. Ni ngombwa koko kugisha inama umuntu? Ese abantu batugira inama ni ngombwa kubizera? By'umwihariko ariko turaza kwibanda ku babyeyi bacu, kuko nibo wenda umubyeyi wawe cyangwa undi muntu ukuba hafi bya buri munsi, niwe muntu wenda ushobora kwibaza ati se ni ngombwa ko angira inama? Ese inama ze zirakenewe? Ese ni ngombwa ko mubwira yuko nihagije nkomeze inzira yanjye njyenyine? Ibyo nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe rero dukunda gutangirana na story. Ni story ubwo turaza gutangiza umunsi umwe ubundi ukuntu byahoze. Ihene, itungo ry'ihene ryabagaho ririnzwe n'imbwa. N'imbwa nyine zisanzwe zidutunga mu rugo cyangwa n'imbwa zo ku gasozi. Ihene rero zari zifite umurinzi wazo cyangwa umuntu uzicungira umutekano, uzitoza bya buri munsi, witwa imbwa. Imbwa zacungaga ihene. Umunsi umwe ibirura cyangwa ibirura biraza byegera ihene, birazibwira biti ese mubona ziriya mbwa zitababangamiye? Mubona zitababuza umutekano kwirirwa zibagendaho kuriya? Mwajya kugira n'ibyo mwikorera mwebwe ku giti cyanyu, zikabayobora zibabeshya yuko ari impuhwe zibafitiye. Ihene urumva hari kuntu ureba wenda agutse umubyeyi wawe ashobora kuba akubwira ati kiriya kintu ndakikubujije, barabana mugenda narago mbikunda, bakugira inama mbi cyangwa bakujyana mu ngeso mbi, barakoshya. Jya wirinda ukurikira ibyo nkubwira. Wowe wenda umuntu akaza akavuga ati ariko na papa wawe atari umugome, ubona atakushaka ko utagendana n'abandi bana, papa wawe ni mubi cyane, ni umugome, abashaka kugira ngo ujye uhora uri nyamwigendaho, cyangwa ashaka kukubuza andi mahirwe abandi bana bafite, cyangwa bashaka kukubuza inama nziza bagenzi bawe baguha. Nuko byagendekeye rero izo hene. Izo hene zahise zijya mu rujijo, ziravuga ati ariko koko kuba imbwa ziducunga zo ubundi ku mugari zifitemo izihe nyungu? Baraducunga aho tujya, aha ngaha ntabwo byemewe kuhajya, aho ibyo dushaka gukora aho yaba ingibi byabangiza, kandi twebwe tubona yenda harimo inyungu. Niba tugiye no kugira ibyo twona, imbwa zikatugarura, ubundi bifitemo iyihe nyungu imbwa zo, niba koko zidashaka kutubangamira cyangwa zidashaka kutubuza ikintu cyatugirira akamaro? Ihene zaje gufata umwanzuro wo kwigumura ku mbwa. Aravuga ati koko
izi mbwa ziratwoshye, ziratubangamiye. Ntabwo ziba zishaka ko twisanzura, ntabwo zishaka ko tugera ku iterambere, ntabwo zishaka ko tumera neza nk'izindi nyamaswa z'igasozi, ahubwo ni ukutuzitira gusa. Buriya hari ibyo ziduhisha. Guhera uwo munsi ihene zigumuye ku mbwa, zibwira ko zidakeneye ko n'ibi na rimwe zizongera kuvuga ko ari umurinzi w'ihene. Ihene ubwo zahise zitandukana n'imbwa. Nyuma yaho ibirura byaje gufata za hene, kera ko nta murinzi zari zigisigaye zifite, zari zisigaye zonyine, nyine imbwa zaragiye. Ibirura byaragiye bifata za hene birazirya. Ubwo imbwa zaje kuza nyuma zisanga hasigaye ihene nkeya. Biraje ati se byagenze bitagenze zanyu byabayeho ni ibiki? Ati byarangiye bya birura byatwoshyaga yuko mudufata nabi cyangwa muducunga buri kintu cyangwa mutubuza amahirwe yo kujya gukora ibyo abandi bakora. Cyagiye tukimara gutandukana mutakitureberera, ibirura byahise bitangira kurya ihene ngenzi zacu. Imbwa zarazibwiye ati buriya ntago biragoye ko uhana umuntu ajyayo, ubundi umuhana avayo. Ntabwo byagakwiye ko uhana umuntu ari kuvayo, ubundi wakagombye kumuhana ari kujyayo. Ariko umuntu buriya uri kujyayo aba yumva uri kumubangamira. Niyo mpamvu ntabwo izi mbwa zari kumva n'ihene ko ibyo ziri gukora ari byiza cyangwa bizagirira akamaro izo hene, mu gihe koko ibyo birura bitigaranze izo hene ngo bizirye, bizereke ko ari umutego byaba biri gushaka kuzigushamo. Nyamara byaje kumenyekana nyuma yuko izo hene zanze kumva inama z'imbwa zazicungaga, zikagwa mu mutego w'ibirura, bikarangira ihene zimwe muri zo zibigendeyemo cyangwa zibitakarijemo ubuzima. Isomo riba ririmo ahangaha rero ni irihe? Cyane cyane ibisomo ntago wabura guhura naryo. Akenshi nibyo koko hari igihe umuntu ashobora kukugira inama, yego ari nazo, ariko bikaba nkaho aguhaye umutego wo kutagera ku bintu wifuza kugeraho. Ariko cyane cyane nk'ababyeyi cyangwa abantu baba batureberera bya hafi, abantu tubana mu buzima bwa buri munsi, uri umuntu wese ukuba hafi cyangwa uzi ubuzima bwa buri munsi, ntabwo aba ari kure y'umubyeyi wawe. Rero akenshi wenda hari ukuntu tujya gukora ibintu ukavuga ngo ngiye ngo niba wenda n'umubyeyi wakubujije ati ibi bintu uko bicuruza bitemewe, cyangwa aba bantu mugendana kuzi ko bakora urugomo, cyangwa wenda hari ukuntu batagaragara neza muri sosiyete nyarwanda, ugasanga wenda leta n'abahiga, watandukanye nabo ukayoboka inzira yawe. Ko n'ubundi ko umuntu aba yaravutse wenyine, hari abantu ntabwo ari ngombwa ngo ugire inshuti cyangwa ugire groupe ugenderamo kugira ngo ubeho. Waravutse wenyine ugomba gushaka inshuti za nyazo kugira ngo zitazagutura muri kesi mbi cyangwa zikaba zanagushyira mu nzira zituma ugwa hasi cyangwa iterambere rigwa hasi, kubera ko zifite imyitwarire mibi. Akenshi umubyeyi akunda kukubwira ngo wenda ntabwo nshaka yuko wenda ugendana na bari abantu, cyangwa urabona bimeze gutya, ibintu ukora ntago sosiyete nyarwanda ibyemera. We kubera ko wenda uvuga ngo ngese ngaka abandi babikoze bagatera imbere, ngese ngo buriya se ngo barunaka ngo bagenzi banye guko babikora se ngo babike. Buri ikintu cya mbere ntago ari uko uhita wumva yuko uhita wigereranya n'undi muntu wakoze icyo kintu kibi kikagira ahantu kimugeza. We wakagombye kumenya ngo ese ko yagikoze kikamuhira, kwera icyo wumva ko utaba opposite. Ibi bintu impamvu mba mbivuze ntago ari uko wenda atari ngombwa yuko ari inama zimwe na zimwe ugomba kwanga cyangwa ugomba kuvuga ngo izi ntago nzikurikiza, kuko umuntu nawe ku giti cye bagomba kwigira inama akavuga ngo niba ndi gukora ibi bintu bagomba gukora iki, cyangwa ndakurikiza wiki, cyangwa niba bipfira nganda bikosora gutya. Nta nubwo ari ngombwa kugisha inama cyane, ariko especially ngiye navuze ikintu bita umubyeyi wawe. Buriya jya umwumva, kabone nubwo yaba akujyana nenda mu nzira zizitira impano yawe, ariko ugomba kumwumva yenda ukamusobanurira impamvu, cyangwa yenda ukabimuganiriza. Ariko ntabwo ari ngombwa guhita witata umubyeyi ngo umwereke yuko ibi nakubwira ari nko kugusubiza inyuma, cyangwa ari nko kukwereka yuko izo nzira uri kujyamo ari mbi. Yego abakubwira ko ari mbi, nyamara wowe ukiyumvisha yuko ibyo bintu ari kubikuza kandi byazagira ikintu bikumarira. Bishobora kuba byagira ikintu bikumarira, ariko jya ubanza ubyumve, hanyuma umuganiriza umubwira ati ngiye nyamara ndi kubona byagenda gutya. Kandi mu gihe wumva bitari kugenda neza, ntago bura kwigumura ari sawa. Ntago kwigumura ku muntu uri kukugira inama ntago aba ari ishusho nziza. Niyo mpamvu rero bavuga ngo
kubaho neza cyangwa gutera imbere muri iki gihe bisaba password cyangwa bisaba urufunguzo. Biragoye kugira ngo uzijyane mu murongo wawe wigezeyo. Bidusaba kumva, bidusaba kwiga, bidusaba kwitwara neza, bidusaba kujya ahandi tukajya kureba uko byagenze, bidusaba kwigira ku bantu babi, bidusaba kwigira ku bantu beza. Niyo mpamvu umuntu wese ukugiriye inama, cyane cyane umubyeyi wawe, uba ugomba kumwumva. Ntabwo umuntu wakubyaye cyangwa ukuba hafi bya buri munsi yakugira inama abona ikujyana mu rwobo. Ubwo njye navugaga abantu bafite ababyeyi babagira inama, cyangwa undi muntu wa hafi, ushaka ufite mukuru wawe, mushiki wawe cyangwa musaza wawe wakugiraga inama ukumva wenda ari kubangamira inzozi zawe, nguko ushobora kwirirwa wikinira umupira wumva uzaba umukinnyi cyangwa ukora ibindi bintu bigendanye n'impano yawe, bakubwira ngo jya kwiga, wowe kumva bari kukuzitira. Jya wumva kabiri. Ikintu cyo kumva kabiri nicyo nagiraga ngo tuganire uyu munsi. Nizere ko warakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijya biza cyangwa andi makuru tubona hirya no hino. Bizi ko buri munsi tuzana ikintu cyatuma dukomeza kwavansa tugere ku iterambere. Ubwo rero ukore subscribe, unadusangize bagenzi bawe. Twese tuba dukeneye kwiga. Urayikinge video ndetse unatere comment, wanatubwira nicyo tuzababwira cyangwa tuzabasobanuriraho ubutaha. Turahari ku bwanyu, murakoze.